ubwo nuko nsuhuza ibibazo Kisenese n'ibicurimo kombwira. None sungu yameze amababa yagurutse. None se ngo ngiye Gakwege umugabo wawe ni ngiye twose yatwaye aka kanya ko. Ngiye mfite ikibazo gikomeye cy'ihohoterwa kandi ba mudugudu nabwo babyitayeho ntabwo babumva umuntu. Gusa njanganze ko badahari. Mbwira kiravuba. Undi reka mubaze wagakobwa kagashinzi wageze mu nzu yanjye uti Nitwa Makyu. Makyu. Ubwira mata. Ngiye reka maza ngubweza ko. Aya mazi. Gakira. Sinibuka n'izina rye. Ni Gakwege. Gakwege yo Gakwego ni meza. Twumvikanye mabusha we. None se mabusha arisa we. Bikore gute? Urukuko. Mama Marira. Dekura. Ntabwo rwose sinimo kubyumva ibyo bintu kumbwira. ariko kubera ikintu kubwira n'ubyo. Kisenese n'ibicurimo kombwira. None sungu yameze amababa yagurutse. None se ngo ngiye Gakwege umugabo wawe ni ngiye twose yatwaye aka kanya ko. Nese uragira ngo mbishinje ndawundi ko mbizi neza ko nayahishyiriye. Ubu amafaranga yivanye mu gatiro ariko akabata arasohoka aragenda. Ese ndabizi rwose. Nose ninde ubutabizi ninde ubizi. Kariya kana ko mbona katinzira. Saha. Ari mu biki? Waje. None se reka maze kubwira sibyo? Urambwira iki mu bintu biwe uzi ko utamereza amafaranga yanjye nta kintu uri bumbwire ngo nyumve. Mata erega sibyo? Kuba twabura n'amafaranga yabura nta kibazo reka twashaka. Wenda ubwo amafaranga yari kuva uku kwezi ko kwatangira se umaze gushaka ngahe? Umwashaka nande uyashakana nande? Umaze gushaka ngahe muri uku kwezi? Ego. Nze neza. Mize neza. Wambwiye ngo uranshaka. Ariko watinze ubwo se watinze he? Utuntu narindi mose tw'abasore nyine subizi se. Ego ko ariko se ko hagaze kure. Karara hano. Gutya. Nicyo se sawa. Yego. Nzira mu cyapari sawa. Mwambwira rero. Mbwiye ngo uranshaka cyane byihutirwa. Ndavuga ati ntago nabura kuza. Nakoze kunyitaba. Ntago nari ndabura kuza. Subizi gahunda dufitanye se nge nawe. Aho kutambwiye ameze ate sawa? Indese. Kasogonde kugana. Uraje rero. Indese. Nahise ko ari byo waje kumbwira. Ibyandese. Ego ngiye wagushakaga. Uzanye n'icyo nshaka n'amafaranga. Izo manuro se zirazana amafaranga yabuze. Uru rugi ugiye kwica na Ngwica se wararuguze. Ugiye kwica. Inama zawe zidafite 12. Uzabure n'ikintu kizima ntuzi gushaka amafaranga. Nta kintu kizima uzi gukora kibaho cyo ubuse nkukoresheje. Basi reka nze gutume ujye kunyishyuriza kuri ziyanzu nabyo ndeye kuri bubishowe. Ugiye kugenda ujye mu kabari umwe utahe ijoro wasinze. Hariya hirya nyine. Ziranzo ntabwo barakwishyura se? Ntabwo baranyishyura nyine. Ibibazo ni ukuri kw'Imana. Ukaba utambwira ngo ugende bakuremo. Ntabwo ngiye gutumye ko nabikubwiye ngo bari abantu ujye ubishyuza ukwezi kukigera cyangwa kutaranagira kubera ko iriya nzu barayangiza bayisuraguramo bayinyaramo bagira hanyuma rero urayisana. Ubona njyewe rwose Ako se makuru uzi ko ufite umukobwa tungana? Maki. Ako nitwa mukuru atagewe. Nitwa Makyu. 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 Kurata se ngende nyirakuru wa nyirakuruza. Ese ufite umukobwa tungana? Yewe numvaga uruje kumbwira wenda ndi nk'umukobwa wanjye uzamufata neza. Nyine uzamufata neza ariko nanjye wamfata neza. Sanje ntago wamfata neza. Oya. Agenda ubabwira kumera amafaranga twe twahanye gahunda y'uyu munsi. Okay. Mwamba gacupa se. Gaho nyumvira kandi. Genda ubanze yazana n'ikibazo cya mbere nikirakemuka none utangiye kuvuga ngo gacupa. Aya mbere yo wayamaye kandi ntago mbyibagiwe nabyo bimenye. Genda ubanze unzane rero ngaho nikemurira ibibazo ibindi turaza kubisubiramo. Kandi iminota ingahe? Ariko sawa. Iminota 10 ubugarutse. Ihute se dore ukuntu agenda. Tuzabiganiraho
yenda ubu bitekerezaho. Oya ntabyo kubitekereza. Bitekerezaho. Aguze kumugura yongera ajya amamagara. Ntabwo akimamagara. Buriya nawe nyina abona ko na nyina Hello. Basigaye barangaza urugo. Hano yewe njyewe ndi Gakwege nyiri no hano. Hano ngo witwa Genzi makurata nibyo navuga baguhamagara. Ako nta bya makurata muri iki kinyejana makurata ntago bibaho. Macyo nze kumubwira ajya amamagara ukavuze neza gasubiramo numve. Macyo niwumva ahubwo nuza kubwira Grace ajya amamagara. Ngiye nawe tugira ibintu dupanga twabakuze keza sabona ko nyine nanjye na gahunda nyine ntago rega ntibyakwanga ese byakwanga. Hello. Asubona mbaye iki? Yitegereze ko kubona mbaye iki? Ese ko wanga kundeba ndeba. Kanjye kumubwira ajya. Gusa uragiye koko. Mfite byinshi byo gukora rwose. Nawe se ko nari nishaka no kukureba. Nishaka kukureba pe. Wato ntacyo tuzabona undi mwanya ndaza kubasura tuganire ariko ngo ukangenda. Okay ariko ugende ubitekerezeho pe. Sibyo? Sibyo? Ari ni wowe koko mwana mba naho hamagaye wanga kwitaba nari ko ntabwo usanga ngize umugisha n'utuntu nari mugiyemo hano gusa ko nari mfite telefone byagenze bite jya witaba telefone di sibyo ni ibiki nari nyifite amasaha 3 nguhamagara nakubuze ewe nkore mama reka ibyo tubyihorere tibibazo umugabo arananije hahandi numva ngiye gusara neza ngiye gusambuka byageze gutese gusa nabihereye nkabigeze hari n'ibyo mbona nkumva simfite nuko mbivuga umbwire umugabo nimba ari umugabo noneho nimba yarabaye umwana nimba yaratewe n'amashitani simbizi nawe umbwire ibi bintu umbwire nimba hari ahantu wigeze ariko ari ntaguciye mu ijambo umuhana avayo umuhana ajyayo ko byihorere mwana wama ibyo byo uribuka gusa icyo ngusabye ahangaha sibyo gusaba ikintu kimwe ntuncire urubanza ngenje kukubwira kugira ngo nduhuke kubera ko ndumva ngiye gusara ngiye kwiruka sinzi icyo gukora sinzi nimba ndi buve muri uriya rugo sinzi nimba ndi bwicuri ya mugabo ntago mbizi sinzi ikintu cyo gukora ariko bibaho ntago bibaho umva nkubwire ibi ntago byumvikana nuko bimaze kuba akamenyero bitesha giti ni sawa ariko nako si sawa rero gitifu mugiye mfite ikibazo kinkomereye pe kirakomeye ubu ngubu mfite akagabo n'agahungu karanzengere wibaze ejo bundi sibyo njye kwikopesha urumva nari mfite abashyitsi nekera abashyitsi ibiryo mbitereka hari umugabo azica inyuma birye ntanambwire ninterura amasororo abashyitsi baje nsanga amasororo arimo ubusa akagaseko nk'akezerera ibyo cyore Gakwege amakuru mwa cyane meza umeze neza cyane meze neza cyane amakuru se mwa nta mahoro biragenda bayi cyane aya mazi
kugira ngo se ni imvura inyagira. imvura ikunyagira igice kimwe Gakwe kuba ubeshya do mu maso gusa n'aha ngaha ahandi hose nagutose. Wese ugira ngo mwana ni imvura. Imvura iranyagiye gutya iragira. Imvura zikunyagiye mu maso gusa. Ni mu maso gusa se? Urabona iri kugwa hariya hakurya. Nawe nujya urasanga irimo kugwa. Ahubwo kuki nta mutaka witwaje. Wimbeshya singusetse ariko ndumiwe koko. Ariko ari narakubwiye. Utuntu tw'udusoresore twimongarisha turi aho ngaho turiya uzi ukuntu yinyorobekaga uzi ukuntu nabonaga ari umuhungu mwiza witonda wumvira ntazi ko burya ari n'umujura uzi ko ejo ndiye aherutse kunterura amafaranga nashize mu katiruwari k'igitanda ngiye kuyareba ngo nikoreshe ibyo nari nayazaniye nsanga amafaranga nicyo baza bashaka bene bariya sugira ngo baza bashaka iki Iyo mbimenya warambwiye sinumva iyo mbimenya pe twabakurikiye nyine baburi mirizo gusa wowe nawe warawufite nuko mushaka nkawubura ariko wowe nawe warawufite mwana wama tuza cyo ko urupfu rwa benshi nyine ngo numunyenga ngambwira ubu nkora iki koko si wewe mwirukane se mave ngende se ese arabo waragishije inama wenda nko mu bayobozi ukiyambaza nk'inzego z'abayobozi ukareba ko wenda henda akasubira mu murongo. Se uwo musore Gakwege mufitanye ikihe kibazo? Nyamuhungu ikibazo dufitanye amazi iminsi aza andunguruka nambaye ubusa n'uyu munsi mu gitondo nakamennyaho amazi kandungurutse nagiye muri dushe nambaye ubusa urumva uwo muntu atazanafata ku ngufu ko mu gitondo yakurungurutse uri muri dushe cyane yandungurutse ndi muri dushe niyo mpamvu nje hano n'umujinya rwose ubona narakaye. None se waba wenda wigeze uvuza induru nk'abaturanyi b'inyuma y'urugo ngo babyumve? Njye mfite ikibazo gikomeye cy'ihohoterwa kandi ba mudugudu nabwo baba babyitayeho ntabwo baba bumva umuntu gusa njanganzi ko badahari. Uzagenda uvuga ikibazo cyawe nyine se rubanda abantu bazabyumva bazagira naho bihera rero ugasanga umuntu yisha undi warabyanze kubivuga waracecetse ugasanga urahaguye none se wasiko ubuzima kamubwire nubwo ibyo bintu byose biba ariko bibera mu nzu hanze abantu bamfata nk'umuntu urawo mu aho mu nzu rero niho uzagwa tuza duhagukure byarangiye abisigaremo yidegembya n'izo shorekeze zose babirye wagiye niyo nama nakugira mwana wa mama ubu sinzajya imbere ya gitifu ndahari wowe nufata umwanzuro uzaze tujyane nzaguherekeza mwirisha no kuko narizanaga mu buzima bwanjye wikwicuza mwana wa mama wikwicuza ubuzima nuko bumera nta wihitiramo ibibi arabisanga byabaye umva kambikore gutyo gira umperekeze ntahe dore sindi bunatinda rwose nari nje kugusura twaheze hanze naguhejeje hanze imana yanjye nta no kwinjira mu nzu ubona ibyo ndi kubitekereza ngaho basi twinjire mu nzu ngira icyo muhereza n'amazi yo kunywa niba yewe nushaka uyazana nyanywera subindi rwose muyobozi mu mbabare mu bikurikirane vuba dore uriya muhungu aranzengeje pe angeze ahangaha Kwege nguwo ndaza kumwiyama niyongera gukomeza izo ngeso aza kukurukana nanone kandi naramwiyamye nzamushyikiriza akarere cyangwa se mushyikiriza umurenge ubundi bamumanure mu kigo kigurura abantu bananiranye bwira n'aya mazi ndabona atamanuka kuko ndumva mpangayitse ahubwo reka ngire ngende dore nje ntanabiteguye nje mubaguritse niruka gutyo gusa tuzashaka umwanya usure cyangwa gusure twicare tuganire oya nibyo pe sawa rero ntabwo nkwerekeje rero ntacyo reka ngende kandi urakoze yego mama kandi ukomeze ukomere rwose aho ngo barashaka mubwira none do nzaba numva Grazie. Karame. Enda hano.
bimwe tabiki ngwaje ma cara hano meze utese ariko garaho ndakurebye uturuka hariya nsigaye mbona ntambara gufite ugenda usa n'usubira inyuma bimeze bite papi no kwiremba niriwe mu kazi kenshi akazi se hano nta mukozi dufite ndamufasha ukamufasha ku buryo byakuvuna garamaze igihe nkureba nkwitegereza mwana wa ndakwitegereza ukanshisha ntambara gufite uraha iminwa yose sinzi bimeze bite ndeba mu maso tureba ndeba kutandeba kutampamya ijisho mwana wa ko nkureba ibikuba bikankuka mama ariko nta kibazo gara aka gatima gatera gutya ibyo nkeka biraba atari byo gara biraba atari byo ese ko mubaza ntusubize ese mama ntabwo nakubwiye ko nta kibazo mfite nta kibazo ufite ariko ubona ndi umwana ngendangana nawe oya ndangana nawe ngewe wapi ntabwo bajya bambeshya uzabase mva si sawa pe si sawa urabona bisa nkaho bimeze neza yego mana shambutse mbona ugenda mu muhanda wivugisha umeze nk'umusazi sinzi ikibazo ufite shana nyine uve gukara akabwa ngo ni Gakwege kangeze ahangaha yego mana naho ngaho se bigeze kandi ni ukuri kwimana wese akantu kaza kandunguruka umuntu w'umugabo wubatse umve nawe nakubwiye ngo mbwira gira vuba urabona njye ndi hano kwangiza umwanya wanjye w'ubusa mama yereka nkubwire kagira inkuru mama ndatwite uti ngo ugize ute ndatwite nari nabibonye ndaruhutse koko mama gusa nyine iyande baza umbwire nyirayo we baza umbwire nyirayo ninde nyiriyo nda kamukubwire gaho vugishwa ntuzi wa mugabo wari hepfo w'umukire ukunda kwambara agasarubeti umukire yambara isarubeti njyambwiye ko ari umukire utambwira ko ari ka kagabo kambara utuntu niba ikihariye yitwa Gakwege ntabwo ndimo kubyumva neza Gakwege nzi cyangwa n'uwundi yego ka kagabo karise inshuti yawe se ari Suzi mama ntabwo narimbi ariko Gakwegwa n'iminsi imitwe yawe uracyayikomeje kandi rwose nturahinduka reka da ugira ngo ndacyagira imitwe sinsigaye igira uyu umwe wanjye wonyine wakijijwe mwana kuba ubeshye oya ntabwo nkubeshye wabaye pasiteri se yabaye pasiteri impano harimo bibiri ariko nturebemo ye rwose n'ubu ngubu erega n'ibintu wari urimo njye nabyeretswe nuko nanze kuvuga dukomeze yewe bayi aho kugira ngo ugeretswe sawa ukuntu Alice avuye hano arimo kurira ambwira kumbe nawe urimo mama mbabara ntabwo narimbizi wagakobwa we unkojeje isoni urukuko mama mbabarira dekura hadi isoni uravuga twa si funga ndumva bikaze rero uzajye kumureka nguki vuba vuba baguherekeza se ubundi mva nushaka kumperekeza no si ikibazo cyanjye n'undi ko cyaba ari icyawe kuko kangeza ahangaha mani cyamani tugenda ahubwo tugende
ibi ntago nabyihanganira ibi sinabyihanganira umwana muto nkawe oya ibi ndabijyana mu nteko turajya kuneza abantu